wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Mukunzi w'ikiganiro Sanga Yesu Akurira Amahoro, tugeze muri amwe mwiza kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turacyari mu muryango. Umunsi yashize twabonye ko kugira ngo umuntu agire umunezero nyakuri nuko umuryango wabanye neza. Kugira ngo umuryango ubane neza nuko waba wegereye Imana. Naho buri wese tugeze mu bihe biruhije by'iminsi ya nyuma, abatazegera Imana baraguwe, ariko rero ikimana ishaka nuko twayegera tujyana imiryango myiza mbere ko dukomeza dusenge. Imana nzamwa mu cyubahiro, tuje imbere tugushima, tugushimira akanya keza duhaye ku ijambo ryawe. Papa, ari njye uvuga n'ukurikiye, twese dufashitswe imbere yawe kugira ngo tugire imiryango myiza, dukomeze urugendo tunezerewe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Twabonye rero ko ababyeyi benshi bakora ibishoboka byose ngo banezeze abana babo, babasohokane, babaganirize, babagurire ibintu byiza, bajyane mu mashuri meza. Ariko byose ntabwo ari byo biha agaciro umuntu, si byo binezeza umuntu. Ibanga ry'ubuzima bwiza ni ukwegera Imana, kuko ibindi byose iyo wegereye Imana byose urabibona. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo mubanze mushake ubwami bwa gukiranuka kwayo, ibyo byose muzabyongerwa. Muri Matayo 6 hahera 33-34. Ubushoro twabonye ko ijambo ry'Imana ni ijambo ry'imbaraga rwanya Satani. Twabonye ko Yesu amaze kubatizwa yuzuye Umwuka Wera, Satani itamutera, ariko iteka ati handitswe ngo. Twabonye agaciro k'ijambo ry'Imana simbigarukaho, ariko no kugira ijambo ry'Imana rijyanye no gusenga. Gusenga nabwo biri mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana no gusenga navuga ko bifatanye. Usenga utishingiye ku ijambo ry'Imana ntacyo byamara cyane, ariko gusenga uvuga uti Mana ndaje, dore uko byanditswe harimo imbaraga. Reka rero turebe isomo, turebe amasomo amwe atuganisha aho ngaho. Cyane cyane ndatekereza no ku bana. Ndatekereza ku bana kuko umwana mu muryango harimo ababyeyi, harimo n'abana, ariko nyamara abana bakora muri iyi minsi si nk'uko twe twakuze rwose bavuga ati muze dusenge, tukaza tugasenga idatamishaka. Twavugaga amashapure kwa nyogokuru, bavugaga ishapure, ibisingizo bya birebire cyane, abashyitsi barazaga rwose bakumirwa ko twagiraga amasengesho maremare cyane, ko twinuba twumva rwose ari agahata, ariko tukumvira tukaza. Abana b'uyu munsi rero siko bimeze. Ntabwo ngo ngwino ngo naze kada kwishobora myiza uburenganzira bwanyu, ntabwo wakwita umwana ufite ro kuntu wamutwara gahoro, yiba atanagukunda, ibona atabishaka rwose ukamusengera. Ariko icyo ngambire hano kugira ngo mu muryango habeho umwanya wo gusengana. Umwanya wo gusengana. Hari wavuze ati abasengana baragumana. Satani abashaka ko abantu bajya mu bindi bintu. Abana hari n'akana k'imyaka ugasanga gafite telefone karimo gushaka kandi ibintu. Donc ibirangaza byinshi birahari. Ibintu byabanezeza birahari, bimeze nk'imikino murabizi hirya no hino kuri YouTube, biki byose birahari. Ariko kugira ngo noneho wa mwana kadere ku bana uzavuzwe ngo reka tutsengane, narwo n'urugamba. Ariko rero mu gusenga harimo imbaraga. Iteka iyo nsengera umuntu mbona bidakunda binaniranye, ndavuga nti Imana nkuko wafashe Sawuli yumvaga ari mukuri, burya ntabwo yigirishaga, yarumvaga ari mukuri rwose, ari umuntu urwanira ishyaka ry'umurimo w'Imana. Ariko Yesu aza kumfatamire. Yes, dukwiriye kuvuga ngo abana cyangwa n'abandi tubana kugira ngo babyubahe, reka tubasengere. Kuko kubura umuntu unaza akaza yijujuta mu mutima ntacyo bimaze, ariko ukamusengera. Ariko twumva ko intego nyamukuru nuko twahura nk'umuryango tugasengana. Reka nsome ibyo bijyanye n'abana. Hari isomo nkunda cyane, niko nigeze gukora mu cyiciro cy'abana, twari turize umutwe rwose iryo somo. Abana benshi bari beze twakoranaga. Imigani 22:6 haravuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Isi irashaka kumenyereza mu bindi bintu binyuranye. Menyereze kunyura muri ya nzira, musengere, muganirize, muhe ubuhamya. Nushaka urebe undi mwana, hari abana bahuye na Yesu rwose bakiri batoya, babagira inshuti, ubiha agaciro. Wumve ko umwana wawe ntabwo amashuri ariyo azamu
azamuha agaciro se amashuri se amadiploma komisiyo azamugira uwo ari we ashobora afite amadiploma ariko nta gaciro afite ari mu biyobyabwenge ari mu busambanyi ari mu bujura ugasanga diploma nta kimumariye yes ariko wa mwana niba ufite umutwaro kugira umutwaro uti abana mbana nabo abo mbana nabo reka dusengane niba ukabasengera ukingi ugasenga gusenga rero navuga ko mu byukuri sinzi niba twumva ibyo ari byo nk'ubu perezida Kagame nyakubahwa perezida Kagame yambwiye ati ndagushaka cyangwa ati uramubwire ngo nzaze tubonane byacikana abantu bose babimenya nkagenda nkagiye nkumva ndanezerewe nkumva yes ariko Imana yacu ishobora byose irenze perezida w'igihugu ndebera kuvuga ngo uragiye umugiye imbere arakwakiriye agutegeye amaboko aguhaye umwanya wose ushatse ntabwo ngo ihuta oya gusenga ni ikintu tukwiye guha agaciro cyane ko ntabwo tubizi ngo abatabizi bicwa no kutabimenya kumva ngo Imana ishobora byose irakurindiriye Yesu yabwiye ati mwese abashina bari mu musange ndabaruhura igihe Yesu atira ku musaraba kandi umwana ukingiriza hera cyane waratabutse mbere ntabwo hapfaga kwinjira mu muntu wese hinjiragamo umutambi mukuru nabwo rimwe mu mwaka bamuziritse ku kaguru kugira ngo napfiramo niba yagiye afite icyaha napfiramo aze kumukura ko nta muntu wari kwinjira hera cyane ariko Yesu apfire ku musaraba afite byose birarangiye bivuga ngo uzanyura mu uzemera urupfu rwa Yesu ari we wese ashobora kugenda akagera ahera cyane akagera imbere ya Papa Imana ishobora byose shuti yawe nagira ngo umve icyo kintu uburemere bwacyo umve uburemere bw'icyo kintu ko umuntu wese ashobora kugera imbere y'Imana ishobora byose ko ashobora kugenda Imana ikamwumva ya Mana ifite byose ya Mana yivugira ati ubutunzi n'ubwanjye zahabu n'izanjye ya Mana utunuzi urukundo ya Mana ikuza imbere n'inyuma kurenza nuko wize ikaba kutegeye amaboko shuti ndagira ngo ukangure kumva ngo ukwiye kuha agaciro gusenga n'ubwo ngo ugasanga ngo turasiga abantu bararangaye bakaniye amaso yagize gutyo oya biha agaciro njya nibuka umupapa yari nagiye muvuga hano twapagimo na twamenyanye arwaye cyane yarwaye sida yari itaraza noneho rero twajya gusenga ko yarinze apfa ariko afite morale byo twavuga ngo dusengere kagera kubona ishati rayitunganyije rwose agize icyo niba yaryamye kweguka gifite akabara ko kweguka kubona rwose neza ameze nk'ugiye imbere yes ndagira ngo ikintu cyo kuvuga ngo nje imbere y'Imana ubumva agaciro kabyo ubumva imbaraga zirimo kandi ngenda kubwiza ukuri rwose uje imbere y'Imana wizeye ko uyizeye ejo nahuye Imana yamuri ibitangaza bibiri njya nibwira abantu ngo ndazongongera ijuru ndi mu bitangaza by'Imana rwose muri iyi minsi uko ngenda nkora niko ngenda mbona imigisha y'Imana myinshi cyane byaje ngo ahaza ubusaza bwanjye byiza muri Zaburi 103:5 ndabibona ariko nuko ngenda mbona byinshi yangire bigatuma ndushaho kwizera ejo nahuye n'ikibazo nabwo ibibazo bibiri kimwe mu gitondo rwose iragikemura pe ndatangara nyuma rero haza kuza ikindi nyuma nari natagiye kugerageza kugikemura guhera mu gitondo ni igipapuro nshaka kiremereye kuboneka cyari cyanduje rwose cyagize ariko ndavuga nti Imana oya subiza amaso ndavuga nti Imana oya iki gipapuro ngomba kukibona kirakenewe mu buryo runaka kirakenewe rwose ibidobi byo bamaze kungura ndabona ndi mu bwiza bwawe ndabona ibintu ngura muri iyi minsi igipapuro nacyo kiboneke igipapuro nacyo kiboneke numva ndizeye subiza amaso nawe ya igipapuro nacyo kiraboneka numva ndizeye kandi nubwo nari icyo gipapuro ko barimo kugikora nabo byabananiye ngira ntigiye gusenga ibindi nkigera aho ngaho nsengera neza paritse ngiye baramuga icyo gipapuro kirabonetse ndavuga nti Imana n'ubundi mu mashini ariko birasanga ugende wizeye ugende ushingishije kuja muri y'Imana nigizo ndayibutse mirongo ya Bibiliya nta kintu kize nko kuvuga ngo uje imbere y'Imana irakwakiriye aha niho ushaka ko uyu munsi tugira ngo tubwire abo wumve ko abo mubana mwahurira hamwe mugasenga kandi nimuhurira hamwe mugasenga tuzareba ibyiza birimo ni byinshi cyane ariko uyu munsi nagira ngo mupange nanjye ntabwo bamenyoroheye gupanga n'ubu turapanga nabo tubana ugasanga ugenda mutashye baryamye ubundi ndazindutse ubundi ugasanga abandi bagize gutya ariko ni ikese yo kubisengera ukabipanga mukumvikana ariko uwo mwanya ukabaho gusengana ni ingenzi cyane mu rugo gushyira ngo mwabise mwirukanse mwagiye cyangwa mwayasenze ariko noneho nk'umuryango mugasengana ikintu ngira ngo muri uyu muntu utabari cyo ufata ugutireka niyemeze
mbisengere, mbipange, tuganire n'abandi, ariko mu rugo rwacu haba umwanya wo kugira ngo duhurire hamwe dusengane. Tuzareba ibyiza birahari byinshi cyane iyo abantu basenga. Abashyize mu Imana irabasanga. Nshuti yanjye rero reka ndekeraho, yamubwire ngo umwana n'abandi bose mbese wumve ko mwapanga umwanya mukawubona kandi ntiwabura. Ufite amasaha 24 nk'uko abandi bose bayafite, ntabwo ufite make kuri yo. Mukumvikana ukabisengera, abatabishaka ukabasengera, ariko mukumva ko ukabaha ubuhamya ibyiza Imana yagukoreye niba warahuye na Yesu by'ukuri koko. Ariko icyo nabwira cyo ni ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo mu isi turimo umenye ko ikintu waraga abana bawe, ikintu waraga abantu mu bana, ikintu cyakamaro kurenza ibindi nuko wabegereza Imana mu gusenga. Reka dusoza dusenge. Mana zimwe mu cyubahiro ndagusabye kugira ngo umuntu wese wakuri iki kiganiro umufashe kumva agaciro ko kuza imbere yawe nk'Imana ishobora byose ukamwakira, nk'Imana ishobora byose ukamuha umwanya ashatse wose, nk'Imana ishobora byose ufite byose kwamuha igisubizo mu bibazo bye byose. Papa yumve ko akwiye gupanga n'umuryango we bagasengana, niba batabishaka akabasengera, agahora bakwereka. Papa birashoboka ko rwose kuko twabonye ibitangazo ujya ukora. Tugusabye kandi ngo batarakwakira mu mitima yabo nk'umwami n'umucunguzi n'abakwakire kugira ngo ubashoboze ibyo byose turimo kuvuga ko basenga, ko ntabwo umuntu yasenga mutaziranye ntibishoboka, nta gaciro yabiha. Mana rero bisabye byize ko mbisabye mu izina rya Yesu, amen.